Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze imwe mwese mukurikiye inkuru mpamo TV. Iyi ni ya saa tubagezaho amakuru aba agezweho. Ngewe ugiye kubagezaho aya makuru nitwa Nicolas. Ndore ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya masaha, tugiye kurebera hamwe ibirimo bivugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Nibiki birimo kubera hariya muri ziriya ntara zombi, ndetse turaza no kugera mu tundi duce dutandukanye nituza kubona umwanya udukundiye. Reka duhere mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko duhere muri komine Minembwe. Uyu munsi kuri tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 ibyaranze kano karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Mukaringi uyu munsi harashwe drone yiriwe irasa mu duce dutandukanye twa Karingi ndetse n'agace ka Karongi kaje kuraswamo, ndetse haza kugwamo inka 25 z'abaturage zari ziragiwe ku musozi wo hakurya ya Karongi. Gakenke naho nuko nguko niko byagenze, naho drone yaje kuharasa, ndetse n'ahantu bita Irundu nuko naho niko byagenze, harashwe mu mirima y'abaturage. Ubwo abaturage bavaga hakurya mu Madegu berekeza hakurya ya Gwiko, abandi berekeza hakurya ya Minembwe. Abo baturage babashije kugabwaho ibitero n'ingabo za FRDC, FDLR, Wazalendo, babarasa bakoresheje imbunda za madrone. Ntabwo ari ibyo gusa byabereye hariya muri kare agace ka Minembwe mu masaha y'umugoroba, mu masaha 12 ndetse no mu masaha ya saa 9, ubwo abarundi bavuye hariya muri kare agace ka Point0 bakamanuka begera hafi y'umusozi w'Abaruta, ndetse bagatangira gusheringa muri turiya duce twa Minembwe. Basherinze ahantu bita kuri Gitavi, ndetse baza gusheringa ahantu bita mu Karingi, Akaringi kanyuma kerekeza ahantu bita mu Mikenke. Aho hose bakomeje kuhasheringa, ariko kubw'amahirwe ntabwo turabasha kumenya nimba hari ibyahangirikiye, ariko ibyahangirikiye ntabwo byabura kubera turiya duce dutuyemo abaturage benshi cyane. Dukomeze twerekeze ahantu bita mu Mikenke. Mu Mikenke hariya muri turiya duce harimo harakomeza kuvugwa abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FRDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi n'abahibu bari muri turiya duce. Bari bose barimo baragenda bava muri turiya duce, by'umwihariko position yabo yariri ahantu bita Birarumbiri. Iyo position birimo biravugwa ko iyo position bayivuyemo, ahasigaye aho basigariye barimo bagaragara na ahantu bita ku musozi wa Kangwe. Aho kuri Kangwe niho bari basanzwe bashizeho grande defense yabo, cyangwa se defense nkuru yari yungirije, akaba ariyo yariri ahantu bita Birarumbiri. Aho Birarumbiri nibo bakundaga kwataka hariya muri turiya duce twa Mikenke, bakaza guhabwa musaada n'ababaga bavuye kuri kariya gace ka Kangwe. Aho ngaho ni mu misozi miremire ya Minembwe, uko niko Minembwe yiriwe. Dukomeze twerekeze hariya muri uriya mujyi wa Baraka. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga, mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu: ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo, egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Hariya muri Baraka kuri uyu munsi mu masaha ya saa 4 habereye inama nyuma y'ibikorwa bibi abazalendo bamaze igihe bakorera abaturage bo mu bwoko bw'abapfurero ndetse n'ababembe batuye hariya muri Uvira. Bakarasana ku munsi w'ejo twababwiraga ko hapfuye abaturage 7 ndetse hagakomereka abaturage bagera ku 9. Uyu munsi mu gitondo naho babyukiye mu mirwano, hakomereka 13, hapfa 4, bituma hava delegation yari yavuye i Kinshasa iza yari iyobowe n'intumwa ya Prezida.
iyo ntumwa yariyobowe na perezida, yariyobowe n'uwo bita Bitakwira niwe waje azana n'undi mugabo w'umubembe uvuka hariya muri kariya gace ka Baraka kugira ngo barebe ko bahuza abahibu ndetse bakabahuza n'uduce tw'abamayimayi bakomeje guhangana hariya muri turiya duce. Hoteli bateraniyemo ni hoteli yitwa Maendeleo iri ruhande rwa Lake Tanganyika munsi ya paruwase y'abagatulika, ndetse niyo hoteli bateraniyemo niya abagatulika. Bakaba bateranye mu masaha ya saa 4:19 n'amasegonda 45. Ubwo bateranaga aho ngaho, abari batumiwe muri iyo nama nabangaba bakurikira. Harimo abayobozi b'abazalendo. Umuzalendo wa mbere wari watumiwe hari generale autoproclame Kamama, hari generale autoproclame Yakutumba, hari generale autoproclame Makanake, hari generale autoproclame Feka Duyi hari generale autoproclame Meshake, hari generale Ngoma Nzito, hari generale autoproclame Lene Itongo, hari generale autoproclame Toronto. Ariko Toronto yararashwe ku munsi w'ejo, hariho koloneli niwe wari wamuhagarariye. Hari uwo bita Mutetezi uzwi ku izina rya Ebwela, hari koloneli Wironja, hariho generale Kivira ariwe generale uyoboye Kivu ya Majyepfo. Hakaba hari intumwa ya guverneri Kivinako, hari intumwa ya guverneri, ntabwo guverneri yari yabashije kuboneka hariya muri iriya nama. Hari generale autoproclame Mayamoto, ndetse hakaba hari n'intumwa ya guverneri mu rwego rwa gisirikare. Hakaba hari administrateur wa Uvira, hari administrateur wa Fizi. Abo bose bari bitabiriye iyo nama. Hakaba hari koloneli wa Hibu witwa Mundosi Kiyambulula. Hakaba hari le chefu kutimye hariya muri Uvira. Abo bose bari bateraniye hariya muri Baraka. Hakongera hakaba hari chef kutimye bahariya muri Baraka. Hakaba hari komanda secteur wa Fizi ndetse na komanda secteur wa Uvira. Abo bose nibo bari muri cyo cicaro kugira ngo barebe uburyo babasha gukemura ibibazo birimo bigenda bihuza abazalendo bagakomeza guhangana n'abahibu. Ubwo umuyobozi mukuru yahageraga yababajije, arababaza ati ikibazo abahibu mufitanye n'abazalendo ni ikihe? Uwo mugabo wari uyoboye inama n'uwo bita Bitakwira, n'undi mugabo wari wavuye Kinshasa wo mu bwoko bw'ababembe uvuka kwa Anzuluni Bembe, niwe wari waje kugira ngo babashe kureba ko ayo makimbirane bayarangiza. Dore ko bari bafashe umwe mu bapfurero barongera bafata uwo mu babembe, ndetse bafata na koloneli uhagarariye abahibu. Ikibazo bavuze, abazalendo bavuze ko abahibu bakomeje guhohotera abaturage kandi baraje kubarinda. Abazalendo baravuga ngo twebwe twiswe n'izina ryiza cyane ry'abantu bakunda igihugu, niba dukunda igihugu ntago twakwemera ko abaturage bacu bakomeza kwicwa cyangwa se bagakomeza kubangamirwa n'abahibu. Nibwo uwo bita General Kivira yabajije abazalendo atese ninde wabahaye uburenganzira bwo gucunga abaturage. Arababwira ngo mu nshingano zanyu twabahamagariye nukugira ngo muje guhangana n'umwanzi kuri fro y'urugamba, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo muri gukora. Mwiyongereyeho inshingano mutahawe. Arababwira ngo kuva uyu munsi wazalendo turabategetse ko muva muri uyu mujyi wa Baraka mukazamuka mukajya kuri furo y'urugamba. Abari muri Uvira bave muri Uvira bazamuke mu misozi bajye kurwana. Abari indani muri za Kamanyola batambuke baje guhangana n'ingabo za MAA23. Iyo niyo ngingo ya mbere yari yabazanye. Ariko abayibu bababwiye ngo twebwe ntabwo dushaka gukorana n'ingabo z'abazalendo. Ati twebwe n'ahantu tuzajya kurwana mu gihe tuzahagera tugahura harimo abazalendo, urwo rugamba twebwe ntabwo tuzarurwana. Iyo ni yari objectif yabo ya mbere. Icya kabiri bababashije icyo bita prime y'abazalendo. Barababwira ngo
muri Kivu y'amajyaruguru bafashe prime, ari nayo mpamvu babona barimo bakomeza guhangana muri turiya duce twa Masisi. Babaza Yakutumba atese hari prime wigeze wemerera bano bazalendo? Yakutumba avuga ko prime bayemerewe na president. Baramubwira ati ubwo butumwa barabujyana babushikirize nyakubahwa president wa Republika Felix Antoine Tshisekedi. Sibyo gusa byaranze uyu munsi mu masaha yo mu masaha 9 hariya muri uriya mujyi wa Buvira wagezemo abasirikare benshi cyane bari bavuye hariya muri Kalemi. Ubwo abasirikare bageraga hariya muri Kalemi, abaturage ba Buvira bibajije ngo aba basirikare baje hano baje gukora iki? Ntibigeze bahagarara hariya muri uriya mujyi wa Buvira. Bahageze basanga hari tata za gisirikare zahise zibafata, zimwe ziberekeza Baraka, abandi bazamuka imisozi, abandi berekeza muri plaine. Gusa ntiturabasha kumenya icyabazanye, ariko nta kindi gishobora kuba cyabazanye, ni urugamba. Biteguye urugamba nkuko dukomeza kubona baguma kubyigamba. Barashaka kwimura MAA23 bakayikura muri turiya duce twa Kamanyola, ndetse bakabirukana bakaba babageza muri uriya mujyi wa Bukavu, bakaba banawubakuramo bakabatamutsa Minova na Goma, uduce twose MAA23 ifite bakaba babasha kutubakuramo. Iyo niyo objectif yabo yaranze muri kariya gace ka Uvira. Gusa abazamutse imisozi bahise banyura muri Kalimabenge, barazamuka bageze hejuru gatoya, bahita bazamuka umusozi wa Munanira, abandi baterera Kirungwa, abandi baterera Gafinda, ngo barangize bazamuka muri turiya duce tw'Indondo. Tubibutse ko no mu kindi cyumweru hari abandi bazamutse muri turiya duce tw'Indondo. Twakomeje hanyuma noneho reka tubabwire ku mirwano yabaye muri Kivu ya amajyaruguru. Tutarinjira ariko muri Kivu y'amajyaruguru, reka tubabwire ko bamwe mu banyamurenge bakomeje kugambanira bene wabo abazwi ku izina ry'Akagara. Uyu munsi twarangije kumenya amakuru tuyabwiwe na bamwe mu banyakagara bavuye mu Kagara bakaza kwiyunga kuri Twirwaneho. Abo ngabo turabashimiye, bakoze igikorwa cy'ubutwari kubera ko barangije gusobanukirwa ukuri. Abo ngabo baje kwiyunga muri Twirwaneho, barimo bamwe muri bagabo bagiye gushimira Evariste Ndayishimiye. Baje kumushimira ngo yagize neza gutabara abanyamurenge, ariko bamaze kugera iwabo baricaye bitekerezaho, dore ko bari barabakuyeho n'amapasiporo. Mbere yuko aba pasiporo buri muntu yishuraga ibihumbi 40 by'amadolari. Bamaze kugera mu bihugu bari bavuyemo, baratekereje, bamwe basaba imbabazi, kugeza ubu ngobo barangije kwiyunga kuri Twirwaneho, bari no mu bikorwa bafatanyije na Twirwaneho. Hanyuma noneho bacitsemo ibice bigera kuri 3. Igice cya mbere ni cya Kongoro. Kongoro igice cye yasigaranye ari kumwe na Beatrice Gisaro, ari kumwe na Gaju Gisaro, akongera akabana na Cedric na Alexis Gisaro, ndetse n'abandi baherereye muri turiya duce twa Kinshasa. Hanyuma noneho iyindi groupe ni ya Masunzu. Abasirikare bose basigaranye na Masunzu, General de Brigade Gasita, Colonel Nyamusaraba, uwo bita Tawimbi, uwo bita Fureko, uwo bita Koboyi, n'abandi benshi batarabasha kwigaragaza. Abo bose bagiye kuri parti ya Masunzu. Hakaba noneho abandi bari kumwe na Enoke Ruberangabo. Abari kumwe na Enoke Ruberangabo akaba aribo cyane bahangana n'uwo bita Kongoro. Bakabwira Kongoro ko Enoke Ruberangabo ajya avuga ati ni gute we Kongoro waje ukinjira muri guverinoma utarize? Uhabwa ko kazi gute utarize? Wowe utazi no kuvuga igifaransa ngo uhagarare ube wavuga iminota 30 urimo uvuga ururimi rw'igifaransa, kandi igifaransa ari langue nationale ya Kongo. Ni gute wowe utabasha kwicara ngo uvuge igifaransa ariko bakakuzana ngo baje kugira umuyobozi? Ati wewe kugeza aya masaha ntabwo tukikwemera. Nibwo noneho uyu nguyu bita Ruberangabo nawe yahise agira abantu bamushigikira, by'umwihariko bari hanze. Abo bita bamuhizi, hakongera akajyo bita Muhizi Rugari Emile, hakongera akajyo bita Bakingungwa, hakajya abo bana bita ba Emasi, hakajya bita ba Jalasi, ndetse n'abandi benshi batandukanye. Abo ngabo cyane bagiye ku ruhande rw'uwo bita Enoke Ruberangabo.
nuko nkuko niko bimeze hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Reka tumanuke noneho twinjire muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko tujye hariya muri Masisi. Tujye kwinjira muri Masisi. Kuri uyu munsi habereye imirwano ikomeye cyane mu duce twinshi dutandukanye. Kuri ubu ngubu reka tubabwire uko byifashe, mumenye uko murara mumeze ku birimo bibera hariya ku rugamba. Tuzi yuko muba mutegereje amakuru muri benshi kugira ngo tubabwire update ziba zigezweho hariya ku murongo w'urugamba, by'umwihariko hariya muri kariya gace ka Masisi. Reka tubabwire ukuntu operation yari ipanze, tubabwire n'uduce abazalendo bagifite, ndetse tubabwire n'uduce kugeza ubu ngubu dufitwe na MAA23 ndetse na Twirwaneho. Uduce uko urugamba rwari rupanze, axe ya Rubaya bari bayihaye umugabo bita Mutayomba, axe ya Ngungu bari bayihaye uwo bita Machano, axe ya Kazinga bari bayihaye uwo bita Delta niwe wahise ubabwira ati kano gace ni wacu, ngewe mukandekere, ni ngewe ushobora kugahanganiramo nkabasha kwirukana uyu mwanzi. Hanyuma noneho Mutayomba yahise atangira urugamba yatangiye muri iki gitondo, yahise yinjira muri Kinigi. Amaze kwinjira muri Kinigi aza kuhatera amakompara menshi cyane, abaturage bari barimo barahunga, yinjiramo atwika igice kimwe cy'umuhana cyangwa igice kimwe cy'urusisiro cyangwa umudugudu, aza gutwika igice kimwe. Ingabo za MAA23 zimwotsaho igitutu, aza guhunga ava hariya muri kariya gace. Akandi gace yari yagabyemo ibitero na gace bita Kaniro. Hariya muri kariya gace ka Kaniro nako ubu ngubu ingabo za MAA23 zarangije kukigarurira. Abakigaruriye hari harimo ingabo za Mutayomba. Kugeza ubu ngubu noneho uduce dufitwe n'ingabo za Mutayomba ni Kawele, ni Cugi ndetse na Katoyi. Iriya Katoyi iracyarimo mirwano iremereye cyane. Dore ko iriya Katoyi mwibuke ko igihe Lieutenant Colonel Wiringoma yitabye Imana, icyo gihe yari yamanutse ndetse n'abandi bayobozi ba AFC M23 bashaka kugira ngo kariya gace ka Katoyi babashe kukagarura. Ariko ubu ngubu kariya gace ka Katoyi karacyarimo imirwano ikomeye cyane, dore ko gafite igice kimwe kifite ishyamba. Ariko kugeza ubu ngubu kano gace ka Katoyi baracyagafite, ahubwo hano bita Cugi niho bafite igice kimwe. Wazalendo bafite igice kimwe na MAA23 bafite ikindi, gusa baracyarimo bahanganira muri kariya gace. Noneho axe ya Ngungu, uyu mugabo bita Machachari yari yavuze ngo uyu munsi ndarara hafi ya Ngungu, nindangiza kurara hafi ya Ngungu mu gitondo kare ndabyuka ngera hariya muri kariya gace k'iki ka Rubaya, ati byanga byakunda Rubaya ndabasha kuyigarurira. Nibwo noneho uyu mugabo bita Machachari ya Machano, yitwa Machano, nibwo yahise avuga ati reka ngende ndara ahantu bita mu Gasake. Yamanutse araharara ndetse ashaka no kwegera hariya Ngungu, arahataka mu gitondo ngo arangize ntiyabasha kugira gute, ntiyabasha gutera ngo agere hano muri Ngungu. Mu gihe yashakaga gutera bamurashe baramwirukana. Uyu mugabo bita Machano bahise bamukura muri Gasake, bamukura muri Ngungu. Aho ngaho muri Ngungu yarari ni 10 kilometre ushaka ugiye kugera hariya muri biriya binombe bya Rubaya. Nibwo yahise akomeza arabarasa arabirukana. Nibwo ingabo za MAA23 zahise zibarasa zirabirukana, zibakura mu gace ka Nyakigano, zibakura mu gace kugeza ubu ngubu barimo bararwanira mu gace bita Burora ndetse no mu gace bita Nzingati. Hanyuma noneho hari akandi gace bita Mitimingi. Kano gace ka Mitimingi ni agace gafite imisozi miremire cyane. Niba gafite imisozi miremire cyane, ni agace gafite le point stratégique yo kugira ngo babashe kurwanira hariya muri kariya gace. Gusa icyo wamenya nuko kano gace ka Mitimingi bikomeye cyane kugira ngo ingabo za AFC M23 bazabashe kukigarurira, bazakigarurira ari uko babize icyuya. Hanyuma noneho axe ya Kazinga ariyo yari iyobowe n'uwo bita Delta, wenyine yanavuze ati hano ni iwacu ndahazi, ngomba kuzaharwanira kareba uburyo nahatsinda.
nawe yashatse kugira ngo ari butange musahada ahantu bita Ngungu, ariko n'ubundi byamunaniye. Ni nawe wari waturutse munsi ngo aje kurasa icyo bita Rubaya, naho byamunaniye. Gusa kugeza ubu ngubu aho yari yaturutse ntabwo yigeze arwana cyane, kubera ko aho yashakaga kugira ngo abashe kwigarurira, yigarurira agace kamwe ako bita Bufumando ya mbere, ariko Bufumando ya kabiri ikaba ifitwe na AFC M23. Hanyuma uko niko uyu munsi bwije hariya muri Masisi bimeze muri aya masaha turimo tubagezaho amakuru. Reka tubabwire no ku makuru yo muri kariya gace ka Karehe. Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko abantu bagunze kwitiranya Karehe, abantu bakayitiranya ko ari yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Karehe ni yo muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba yatikanyije na Kabare, na teritware ya Kabare. Karehe kugeza ubu ngubu nabo mu masaha y'umugoroba bagabweho ibitero mu duce twa Rumbishi naho bagabye ibitero, ingabo za AFC M23 baza kugira gute, baza kubasubiza inyuma. Ndetse bari bagabye n'ibitero ahantu bita Ramba ndetse n'ahantu bita Rutare, ariko kugeza ubu ngubu ibitero baje kubikaruma babisubizayo, dore ko hari abasirikare bafite ubunararibonye cyane muri kariya gace ka Karehe kayobowe n'umugabo bita Muhire, Colonel Muhire, akaba ari we uyoboye hariya muri kariya gace, ndetse n'umugabo bita Colonel Badege, bakaba barasimburanye n'uwagiye kuyobora Warekare ari we bita Mwiseneza. Kugeza ubu ngubu baracyakomeje kuyobora kariya gace, kandi kariya gace mu duce dutuje Karehe yari imaze nk'iminsi nk'itatu ituje, ndetse n'abazarendo ntabwo bari bakigabaho ibitero. Twinjiye hariya muri turiya duce twa Warekare iratuje, nta mirwano yigeze iba. Tukongera tukinjira muri turiya duce twa Rubero iratuje, nta mirwano yabayemo, ndetse no muri turiya duce twa Rucuru. Abantu bajya bibaza, hari umuntu wambajije arambaza ati ese Bunagana yo twarayibagiwe, ntabwo tukivuga Bunagana nta mirwano ikiba muri turiya duce twa Bunagana tuyigarukaho iyo hari abayobozi bayisuye. Gusa twebwe n'ubu ngubu tugiye kugira ngo dukomeze tubakurikiranire amakuru tuba twabateguriye, no mu yandi masaha tubonye andi makuru atugezeho directement, n'ubundi twahita twinjira muri studio tukabagezaho, kubera ko twebwe tubereye ahangaha kubera mwebwe, kugira ngo tujye tubasha kubamenyesha uko imirwano imeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika no ku mugabane w'Uburaya. Yewe turahagera tukabasha kubabwira amakuru aba agezweho. Amakuru kuri twebwe nakagaruka. Gusa niba ushaka kuzajya ukurikira amakuru yacu tuba twaguteguriye, kanda subscribe, ukore share, ukore like ndetse na comment. Urebe no muri screen yawe imbere, reba muri screen yawe hari nimero ihari, waba ushaka kwamamaza wahamagara kuri iyo nimero, hanyuma ukatubwira icyifuzo cyawe, dore ko wabuze umuranga yaheze mwanyine, ariko wowe turahari kugira ngo tukurange. Ciao ciao.